Yesu nashimwe bene data, inshuti z'umusaraba bene data, ko dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Wa mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turakoresha igitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani kiba mu itsinda by'ibitabo bitanu byegeranye, ari byo Zaburi, imigani, umubwiriza, indirimbo ya Salomo. Ugenda ubona ari nk'ibitabo bigiye byegerana, ukabona bijya kwegerana. Ibitabo bita poezi bikunze kubamo ibintu bisa nk'isigamigani. Urumva iyo urebye muri Zaburi ubonamo nk'ubusizi, ukareba mu migani, ukareba mu mubwiriza, ukareba indirimbo ya Salomo. Ugenda ubona ari ibintu bijya gusa gutyo, ariko imigani yigisha ubwenge. Biba bitabo byose byigisha ubwenge. Ibyo bitabo byigisha ubwenge: Zaburi, imigani, umubwiriza, indirimbo ya Salomo. Ibyo bitabo iyo ubirebye usanga birimo ubwenge, iyo ubirebye, iyo ubyitegereje. Uyu munsi rero tugiye kureba ubwenge bw'intare. Ubwo tugiye kurebera hamwe intare igira ubwenge. Ubwenge bw'intare na Bibiliya itanga ubuhamya. Iyo usomye 8 mu migani umurongo wa mbere haravuga ngo umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Buriya ndagira ngo ibintu niba ushaka kuba intare, kiranuka. Niba ushaka kuba umunyabwoba, uzakora ibyaha. Nkwibutse iri jambo Yohana yanika igitabo cy'ibyahishuwe, yaravuze ngo hanze hazaba imbwa, abasambanyi, abarozi, abatizera n'abanyabwoba. Urumva ni ku gipangu cyo mu ijuru nta munyabwoba uzahinjira. Imbwa yavuze ngo hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abatizera n'abanyabwoba. Ibyo byiciro. Iyo umuntu aratizera akaba n'umunyabwoba, ntagashobora kuzagira umugambi bw'Imana. Muri ibyo yavuze ngo nutizera Imana ntabwo uzajya mu ijuru, habe no guca umutaro. Buriya rero Bibiliya yatubwiye ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Uri wajya mu kazi, habaye ibyaha byakozwe n'abandi, bakabahamagara mwese, habaye ikibazo, ukumva ntacyo bikubwiye, kuko uzi ko bitakureba, kuzi ko utabikoze. Wari wajya mu rubanza bakaburanya abantu, ukumva ko ibyo bintu bifite aho bireba. Niba ushaka gushira ubwoba, ugashira ubwoba, Satani akagutinya. Nigeze mbwira abantu ko dukwiye gukiranuka kugeza ku rwego Satani adutangira ubuhamya. Ubyumva ibyo bintu ukuntu bikomeye, ukaba umukiranutsi kugeraho Satani agutangira ubuhamya. Burya Yobu nicyo cyatumye Imana ibaza Satani ngo warebye umugaragu wanjye Yobu uburyo akiranuka akirinda ibibi. Yari Imana ikeneye feedback, yari ikeneye ko Satani ahamya ko Yobu akiranuka. Yobu yari ku rwego Satani atagira ikintu amurega, kandi kuko ntacyo yabonye amurega. Icyo yavuze gusa, yaravuze ati gukiranuka kwe ndakwemera, ariko guterwa n'ibyiza wamuhaye. Imana iravuga ngo ya Yobu akiranuka atabitewe n'ibyo namuhaye, niyo byamukurwaho yakomeza gukiranuka. Niba ushaka kuvuga rero ku buryo ki umukiranutsi ashobora ubwoba nk'intare. Intare igira iki? Intare ntabwo ari inyamaswa nini mu ishyamba. Intare rwose ubona ari inyamaswa ntoya. Urebye jirafe, urebye inzovu, urebye tame, ingona, ugenda ubona ari ibinyamaswa binini biteye ubwoba. Hari n'ibiyoka binini cyane biba mu mashyamba. Ariko iyo ibyo byose birebye intare biyibona
nubwo ari ntoya bibona imbaraga z'intare kandi intare ari ntoya. Intare ifitiye icyizere rero. Iyo rero ireba jirafe ikareba inzovu ikareba ingona n'izindi nyamaswa zinini, zo izibona nk'ibiryo. Ntabwo intare ijya yicara ngo ibone inzovu ngo ibone nk'uko inzovu yibona n'uko abantu bayibona. Intare ibona inzovu nk'uko ibona ibiryo biri ku meza. Niyo mpamvu yirukaho ititaye ku bunini bwayo. Umuntu w'Imana rero w'umukiranutsi yagombye kuba ariko abona ibintu. Dore uko ukwiye kubona ibintu. Ukwiye kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, kubera ko Imana yaguhaye amaso yayo, iguha amatwi yayo, iguha amaso yo kwizera, amaboko yo kwizera, amatwi yo kumva Imana. Ukwiye kureba ibintu nk'uko Imana ibibona. Kuba ari binini nibyo, ntabwo kuba ari binini niko biteye, ariko uburyo ubisuzugura nibyo bituma bikuva imbere. Ukwiye kureba ibibazo nk'uko Imana ibibona. Niyo mpamvu wabonye ko Yesuwa na Kalebu bageze hakuno Yorodani, havutse amakuru avuga ngo ab'i Yeriko ngo ni banini, ngo ni barebare, ngo twari tumeze nk'inzige, ngo bameze nk'iki. Yesuwa aravuga ati muri ibibazo ahubwo muri inzige rimwe. Yaravuze ngo ndabona ari ibiryo, ndabona ari ubugari, ngo ntacyo kubarengera bafite, ngaho uwo muntu abarya ngo yabambira nk'urya imitsima. Niyo ukwiye kureba ibibazo bikugose. Ukwiye kutareba ubunini bwabyo n'ababiri inyuma n'imbaraga birimo nuko byisha abandi. Si ngombwa ko ibintu byisha abandi bikwica. Reka. Inzovu nyine ifite ukuntu ari inzovu, ariko si inzovu kuri wowe. Ibibazo byisha abandi ntibikureba. Wowe kiranuka uzashira ubwoba nk'intare, nurangiza ujye ubona jirafe nk'ibiryo, inzovu nk'ibiryo, mu gihe abandi babona biri bubice. Umukiranutsi rero ashira ubwoba nk'iki nk'intare. Kiranuka ubwoba buzagenda, ariko icyaha cyo nukora icyaha ubwoba ntawe uzabuhungira. Imana igushyigikire ugire kwizera kukubeshaho. Urakoze cyane. Ntabwo